umwaka umwe ugizwe n'iminsi 365 ku bantu bakorera umushahara wa buri kwezi. Muri iyo minsi 365 12 muri yo nibwo bahabwa amafaranga. Bahabwa amafaranga umunsi umwe mu kwezi. Uwo munsi umwe mu kwezi bahererwa ayo mafaranga niyo munsi mwiza kuruta indi yose. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Ntabwo ushobora kumva inshuro ijambo amafaranga risohoka mu kanwa k'abantu buri segonda. Ugiye kureba inshuro tuyatekereza bwo wanameneka umutwe. Hari umukinnyi w'umupira w'amaguru w'umufaransa wamamaye ku isi yose witwa Paul Pogba. Yigeze kubwira Al Jazeera ati, when there is money you have to be careful. Money change people. So iyo bigeze ku mafaranga buri muntu aba akwiye kwitonda. Amafaranga ahindura abantu by'umwihariko iyo bayabonye ari menshi. Amafaranga ashobora gutuma wibagirwa umuryango wawe, ashobora gushoza intambara n'ibindi bibi byinshi. Ati rimwe na rimwe naricaraga nkatekereza ko ntagikeneye amafaranga ndetse ko ntagikeneye kuba icyamamare. Ati nabitekerezaga kugira ngo abantu bazankundire uwo ndiwe, apana kunkundira ukwamamara cyangwa se ngo bankundire ko mfite amafaranga. Rimwe na rimwe usanga ari ibintu bikomeye. Not for the fame, not for the money. Sometimes it's tough. Kuri bamwe amafaranga ntabwo ahindura abantu, ahubwo agaragaza amasura yabo ya nyayo yarahishwe n'ubukene cyangwa no kutagira amafaranga. Amafaranga bivugwa ko umugabo washinze isoko rinini kuri internet ryitwa Amazon, bwana Jeff Bezos, afite ni miliyari 220 z'amadolari. Aya ni amafaranga bigoye kuyashyira mu mutwe wawe. Dufashe urugero rw'igihugu gikize nk'Ubufaransa, bibarwa ko amafaranga buri mufaransa yinjiza buri mwaka ari amayero 22,000 buri mwaka. Izi ni miliyoni zirenga 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Uratekereza ko umufaransa winjiza amayero 22,000 ku mwaka byamusaba imyaka ingahe aramutse yizigamira umushahara we wose ngo yuzuze amafaranga yose Jeff Bezos afite? Kugira ngo uyu mufaransa abone amafaranga nk'aya Jeff Bezos ntabwo byamusaba imyaka 100, nta nubwo ari imyaka 1000, yewe nta nubwo ari imyaka 10,000. Byamusaba imyaka miliyoni 9. Uyu ni umufaransa winjiza hafi miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda buri mwaka. Hanyuma rero hari nawe. Aya mafaranga twese turayashaka, ariko azana n'impinduka zitagira ingano ku muntu yatunze. Bigenda bite mu mutwe w'umuntu utunze amafaranga menshi ku buryo agenda ahinduka, haba mu myitwarire ndetse no mu mibanire n'abandi, ku buryo abantu bose babibona? Ni iki kiba mu mafaranga n'ubutunzi bihindura uyatunze wese? Reka tubivugeho. Waba ufite amafaranga cyangwa se warayabuze, hari ikintu kimwe cy'ukuri: amafaranga ntabwo ajya kure y'ibitekerezo byacu. Ufashe urugero ku matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba yo mu 2016, ayabaye mu 2020 n'ayabaye mu 2024. Aya yose yarimo abakandida, umwe w'umuherwe utunze za miliyari z'amadolari n'undi wiyita umusocialiste wubakiye ibitekerezo bye kuri demokarasi. Buri wese muri bo yari afite uburyo bwe bwihariye agaragaza bwo gukemura ibibazo bikabije by'ubusumbane mu mikoro y'abanyamerika. Paul Piff ni umwarimu mu bijyanye n'imitekerereze y'abantu n'imibanire mu muryango muri kaminuza ya California Irvine. Amaze igihe kirekire akora ubushakashatsi ku buryo amafaranga ahindura abantu n'imibanire bafitanye. Ibyinshi mu byo amaze kubona muri ubwo bushakashatsi bwe byerekana ko amafaranga akunze gukurura imyitwarire mibi mu bantu bayatunze. Imyitwarire ibitandukanye niyo baba barahoranye mbere yuko baba bakire. Ukugira amafaranga menshi niko wibanda cyane ku nyungu zawe bwite kandi ugahinduka umuntu udaha agaciro imibereho y'abandi, niko Paul Piff abivuga. Ibi yabigize insanganyamatsiko y'ikiganiro yigeze gutanga cya TED Talk hari mu 2013, yakise ese amafaranga atuma abantu baba babi? Paul Piff n'abagenzi be bamaze imyaka 7 bakora ubushakashatsi ku ngaruka ubusumbane bw'abantu mu mikoro bugera ku myitwarire yabo. Icyo babonye muri iyo myaka 7 bakoze mu bushakashatsi bugera kuri 12, bakavugisha abantu barirwa mu bihumbi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nuko uko amikoro y'umuntu azamuka ariko urugero rwe rw'impuhwe no gukunda abantu rugenda rugabanuka. Amarangamutima yo kwigirira icyizere no kumva ko hari ibintu by'umwihariko agomba kugira abandi badafite yarazamuka.
iyo amategeko avuga ko abantu bose bagomba gutonda umurongo bagategereza ko bagerwaho ngo bahabwe serivisi runaka, iyo hageze umuntu ufite amafaranga cyangwa se w'umukire, we yumva atagomba gutonda uwo murongo cyangwa se gutegereza. We yumva hari ibyo bamugomba, birimo no kuba agomba kujya imbere y'abandi. Guharanira inyungu ze imbere y'iz'abandi birazamuka. Uko amafaranga azamuka niko iyi myumvire nayo izamuka. Mu bushakashatsi bwabo babonye ko abantu b'abakire cyangwa se bafite amikoro ari hejuru aribo benshi bashyigikira ko ubusambo no kwikunda ntacyo bitwaye, ndetse yewe ko ari na byiza. Ndetse banabonye ko uko umuntu agenda abona amafaranga ariko abona ko kwiruka inyuma y'inyungu cyangwa se gushaka inyungu muri buri kintu ari ibintu byiza. Ikintu cy'ingenzi bakozeho ubushakashatsi ni icyo bise helping behavior. Abasobanukiwe iby'imyitwarire y'abantu ibi babyita prosocial behavior. Hano bibajije ikibazo buri wese muri twe ashobora kwibaza: ninde mu by'ukuri ukunda gufasha abakeneye ubufasha, cyangwa ninde ugira impuhwe cyane hagati y'umuntu w'umukire n'umuntu w'umukene? Ari abakire n'abakene ni bande bagira umutima mwiza wo gufasha abantu? Muri ubwo bushakashatsi hari umunsi umwe bahurije hamwe abantu b'abakire n'abandi b'abakene ngo babakorereho ubushakashatsi, ariko bo batabizi. Buri umwe muri bo yahawe $10. Bababwira ko ubishaka ashobora kugira make muri ayo $10, aho umuntu bataziranye bahuriye mu nzira akayamuha nk'ubufasha. Bababwiye ko umuntu baza guha kuri ayo mafaranga babikora ku bushake bwabo, akaba ari umuntu bataziranye batazanongera no kugira aho bahurira. Nyuma yaho bakurikiranye aba bantu mu buryo bw'ibanga kugira ngo barebe ayo buri wese aza gutanga. Abantu binjiza $10 ari munsi y'ibihumbi 15 ku mwaka batanze atari munsi ya 44% by'aya $10 bayaha umuntu batazi bahuriye mu muhanda. Ni mu gihe binjiza hejuru y'ibihumbi 200 by'amadolari ku mwaka bagiye batanga atageze kuri 25% by'aya $10. Bivuze ko umuntu agira amafaranga menshi ariko yifuza gusohora make, by'umwihariko mu kuyasohora ayaha abandi. Bagiye banashyira abantu mu cyumba kimwe, abakire n'abakene, bakabaha umukino ngo bakine nka dame cyangwa se undi mukino ukinishwa intoki, ubundi bakabakurikirana batabizi kugira ngo barebe abaza kwiba abari bo hagati y'abakire n'abakene. Babonye ko uko uba umukire ari nako urushaho gukora uko ushoboye kose, harimo no gukora amanyanga kugira ngo ugere ku ntego zawe. Hari naho babahurije mu cyumba, ndavuga abakire n'abakene, babahuriza mu cyumba kirimo bombo, bababwira ko izo bombo ari izo guha abana, bati ntimuzirye. Barangije bakurikirana umubare wa bombo buri wese muri bo ari bwibeho. Abakire bibye bombo zikubye inshuro 2 izibwe n'abakene. Banakoze undi mwitozo w'imodoka, bakurikirana imodoka zikunze kwica amategeko y'umuhanda. Barebye hagati y'imodoka nziza z'abakire zihenze ndetse n'imodoka zisanzwe izikunze kwiminzira abanyamaguru. Basanze abatwara imodoka z'abakire aribo bakunze kwiminzira abanyamaguru. Babonye ko uko imodoka izamuka mu gaciro ariko na nyirayo yongera ikigero cye cyo kwica amategeko y'umuhanda. Banakoze ubushakashatsi busa n'ubu bwagaragaje ko abantu b'amikoro ari hejuru babiteguye kubeshya kugira ngo bagere ku nyungu zabo kurusha ab'amikoro make cyangwa se amikoro aciriritse. Icyo barebye ni ukubeshya, nko kubeshya abakiriya, kwakira cyangwa gutanga ruswa n'ibindi nk'ibyo. Paul Piff agaragaza ko ubu bushakashatsi bwabo butavuze ko abakire aribo bonyine bagira imyitwarire nk'iyi cyangwa se ko ibi byose bikorwa n'abakire bose, ahubwo agaragaza ko twese buri munsi tuba mu ntambara mu mitima yacu, intambara zo kumenya igihe tugomba cyangwa se tutagomba gushyirira imbere inyungu zacu twirengagije iz'abandi. Muri ubu bushakashatsi bagaragaje ko impamvu uko umuntu agenda abona amafaranga ariko ikigero cye cyo kuba umuntu mwiza kigenda kigabanuka, ngo nuko iyo uri umukire umutekano wawe urazamuka, utangira kwiyumva ko nta kibi cyiteguye kukubaho kubera ko buri cyose wakigura. Abakene bahora batekereza ko ejo ibintu bishobora gucika, babaho ubuzima bubi, ibituma amarangamutima yo gufasha yiyongera bitewe n'uko imibiri yabo izi neza ko bazakenera ubufasha vuba aha ngaha, bityo bakifuza gufasha abandi kubera ko imibiri yabo ibabwira ngo fasha uriya muntu, nta wamenye nawe ejo ni wowe. Abakire bo bumva batekanye cyane ku buryo ubwo bufasha adatekereza ko azabukenera vuba aho. Ku Banyamerika ibi birumvikana cyane. Igitekerezo iki gihugu cyubakiyeho cyitwa American Dream ni igitekerezo cy'uko Abanyamerika bose bafite uburenganzira bungana bwo gukira, bapfa kubishingira gusa ku gukora cyane. Ibi ubwabyo byumvikanisha ko buri muntu hari ahantu agomba gushyira imbere inyungu ze imbere y'iz'abandi zose. Gusa
icyo babonye hano nuko uko umuntu aba umukire cyangwa se uko ubutunzi bwawe buzamuka niko n'ubushake bwo kubwongera nabwo bugenda buzamuka. Inzira byanyuramo yose niyo yaba yo gukandagira abandi. Ese amafaranga ahindura umuntu? Birasa naho icyo ari ikibazo abantu bafiteho ibitekerezo bitandukanye. Hari igice kimwe cy'abantu kivuga ngo yego rwose amafaranga ahindura abantu. Wari umukene iyo abonye amafaranga ahinduka umuntu mushya mu myitwarire no mu mibanire n'abandi. Hari n'abatanga ingero zirenze rumwe bakagaragaza uburyo buri muntu bazi wagize amahirwe yo kubona amafaranga make gusa yahise ahinduka burundu. Imico ye, imyitwarire byose byarahindutse. Benshi bahuriza ku kuba abo bantu baratangiye kugira umutima mubi. Ariko hari n'abandi bavuga ngo oya, amafaranga ntabwo ahindura umuntu, ahubwo amafaranga agaragaza uwo umuntu ari we koko mu by'ukuri, ariko akaba atarabigaragazaga kubera mikoro make. Gusa ibi byombi ntabwo ari ibisubizo bihagije, kubera ko ntabwo bigaragaza ikibazo nyirizina. Niyo mpamvu ari ngombwa kurebera iki kibazo mu ndorerwamo y'icyo amafaranga ubwayo ari cyo. Ni icyo umuntu akora kugira ngo abone amafaranga. Iyo amaze kuyabona ubwo niki gihinduka mu mibereho ye. Icya mbere ni ngombwa kureba amafaranga nk'igikoresho cyo kuzamura ubushobozi. Ni ngombwa kandi kureba itandukaniro riri hagati y'amafaranga meza n'amafaranga mabi, kubera ko iki ni ikibazo kigizwe n'impande nyinshi zitandukanye. Reka tubanze tuvuge ku mafaranga nk'igikoresho cyo kuzamura ubushobozi. Hano birasaba gusubira inyuma cyane mu myaka. Kimwe mu bintu bya mbere abantu bavumbuye byabahaye ubushobozi bwo kwihutisha iterambere ryabo bakiza ku isi ni umuriro. Mbere y'uko umuriro uvumburwa, abantu bagomba kuba bari babayeho nabi cyane. Ubukonje bugomba kuba bwarabicagamo benshi, kandi kurya bigomba kuba byari bigoye. Ntabwo ushobora kumva uburyo kurya inyama mbisi cyangwa se kurya ibimera bidatetse rimwe na rimwe bisharira byari ikintu kidashimishije habe na gato. Washoboraga kurya ibimera cyangwa se ibindi biribwa umunsi wose, bikakugora kubihekenya kubera ko bikomeye kandi byagera no mu nda, bikagusaba igihe kirekire n'ingufu nyinshi kugira ngo umubiri wawe bigogore unabikuremo intungamubiri. Niyo mpamvu bavuga ko mu kuvumbura umuriro umuntu yari yiremeye igifu kiri hanze y'inda ye. Abantu bataravumbura umuriro nta nubwo baramaga, kubera ko igogora ni igikorwa kigora umubiri cyane. Igifu cy'umuntu cyashoboraga kumara amasaha arenga 28 kigerageza gusya inyama mbisi ndetse n'ibindi bimera bibisi umuntu yariye. Ibi bigatuma umubiri ukoresha ingufu nyinshi, cyane cyane ubwonko bwe. Ingufu nyinshi z'ubwonko zigiraga mu igogora, bigatuma abantu batanagira ubwenge buhagije. Ariko aho bavumburiye umuriro, inyama batangiye kuziteka no kuzotsa, maze kuzitapfuna bikoroha kandi bikihuta. Bakazohereza mu gifu, bisa naho akazi k'igogora karangiye, maze igifu ntikivunike cyane n'ubwonko bwabo ntibusabwe ingufu nyinshi, bityo n'ubwenge bw'abantu bukazamuka. Uku niko bavuga ko umuriro waje ari nk'igifu cya kabiri cy'umuntu kiri hanze y'inda ye. Ikindi kandi, nyuma yo kuvumbura umuriro, abantu batandukanye n'ubukonje bwahitanaga benshi muri bo. Umubiri w'umuntu ntabwo wari ugikeneye gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo uwo muntu agumane ubushyuhe, kubera ko wari ubonye isoko yo hanze itanga ubushyuhe. Watangiye kujya ukoresha ingufu nke mu gushakisha ubushyuhe. Uyu muriro kandi batangiye kuwutekesha ibyo kurya, bigatuma ibice bigize ibyo kurya bisaduka byoroshye, bityo umubiri ugashobora kubikuramo intungamubiri wihuta. Ibi byose bigaragaza ko umuriro wabaye igikoresho cyo kuzamura ubushobozi bwa muntu. Waduhaye ubushobozi bwo kubona byinshi ku kiguzi gito, kubona byinshi twashoye bike, cyangwa se tukabona byinshi cyane ku gikorwa kimwe. Ikindi kintu cyahinduye ubuzima bw'inyoko muntu ni imashini ikoresha umwuka w'ubushyuhe, steam engine. Nyuma yo kuvumbura iyi mashini, wakwita sekuruza wa gari ya moshi n'ibindi binyabiziga, uwashakaga kuva ahantu hamwe ajya ahandi cyangwa se kwimura ibintu abikora hariho hose mu gihugu hagati cyangwa se muri leta runaka, washoboraga kubikora utabizi icyuya nka mbere. Mbere yaho byagusabaga imbaraga nyinshi cyane ndetse n'igihe kirekire. Hari n'ibyashoboraga kuba biremereye cyane ku buryo utanabasha kubyikorera. Icyo gihe ubwo havumburwaga imashini ikoresha imbaraga z'umwuka nk'igikoresho cyo gukoresha mu bwikorezi, byahaye abantu ubushobozi bwo kwimura ibintu biremereye cyane mu ntera ndende hakoreshejwe imbaraga nke z'abantu cyangwa se igihe gito cyane. Ubu nabwo ni ubuhanga bwatumye abantu bashora bike bakunguka byinshi. Bivuze ko abantu bashoboraga kugenda urugendo rumwe nk'uko byari bisanzwe, ariko noneho bakajyana n'ibintu byinshi. Uru narwo ni urugero rw'igikoresho cyazamuye ubushobozi n'imibereho y'abantu. Urugero rwa nyuma ni izi telefone z'ubwoko bugezweho. Ni igikoresho gikomeye cyazamuye ubushobozi n'imibereho y'abantu mu birebana n'amakuru n'itumanaho.
uyu munsi ushobora kubona amakuru akubye inshuro miliyoni ayo twabonaga mu myaka 30 ishize. Mu myaka 30 ishize umuntu w'umuhanga kandi w'umunyamwete n'umunyabwenge ufite ubushake n'ubushobozi bwo gusoma ibitabo, amakuru n'ubumenyi yashoboraga kubona mu kwezi, uyu munsi wowe ushobora kuyabona mu munsi umwe bitanagusabye ingufu nk'izo byamusabaga. Ka mudasobwa gato ugendana mu mufuko karimo ubumenyi bw'isi yose, no gukanda akabuto kamwe cyangwa se gushakisha kuri Google, amakuru n'ubumenyi bikisukiranya mu masegonda 30 yonyine. Itumanaho naryo nuko. Mu gihe mbere wakoraga urugendo rw'ibirometero rushobora gutwara umunsi wose ukajya aho umuntu ari kumutumira ngo azagutahira ubukwe, ubu ngubu ushobora kuvugana n'umuntu wari we wese cyangwa se n'abantu benshi icyarimwe mu buryo bworoshye cyane, bwihuse kandi butaguhenze. Uku niko amagana y'ibihumbi barimo kunyumva kano kanya icyarimwe kandi bari mu bihugu bitandukanye by'isi. Maze umwanya mvuga ko ibi bikoresho ari byo kuzamura cyangwa se kongera ubushobozi bwa muntu. Ni ibikoresho byongerera umuntu ubushobozi kubera ko bituma umuntu ashora bike cyangwa se asohora bike ariko akinjiza byinshi. Nk'ubu nkuye telefoni mu mufuko nkatangira kuyikandakandaho, binsaba ingufu nke cyane, ariko amakuru mbona ni menshi cyane ugereranije n'ingufu nkoresheje mu kuyashaka. Mu gukura telefoni mu mufuko gusa mba nkoze ibintu byagombaga gutuma nkora urugendo ngiye gushaka aho kubariza cyangwa se ngiye gutanga ubutumwa runaka. Hano rero ikibazo nyamukuru ni iki: ese amafaranga ni igikoresho? Ese amafaranga ari mu cyiciro cy'ibintu byongera ubushobozi bw'ibikorwa by'umuntu n'ubushobozi bwa muntu by'umwihariko? Kimwe mu bigize amafaranga ni uko ari ububiko bw'agaciro, store of value. Ni ukuvuga ubutunzi bubika agaciro kabwo ndetse kakagenda kazamuka uko igihe gishira. Ubu hari uburyo bwiza bwo kubika agaciro, aya ni amafaranga meza. Hakaba n'uburyo bubi bwo kubika agaciro, ibi babyita amafaranga mabi. Kimwe mu by'amafaranga akora ni ukubika agaciro k'ubutunzi bwawe. Aya mafaranga ubwayo si ubukire ubwabwo, ahubwo ni igikoresho kibika agaciro k'ubwo bukire. Dore uko bikora: ujya ku kazi ukamara amasaha 8 ukora, ubugira ngo ubone uburyo bwo kubona inzu, ibyo kurya, ibyo kwambara n'ibindi. Abo ukorera aho kugira ngo baguhe inzu cyangwa se imodoka nk'igihembo cy'umurimo wakoze, baguha amafaranga. Uramutse ukoze ugahembwa, ariko ayo mafaranga uhembwe ukayabika ubuzima bwawe bwose kugeza upfuye utayakoresheje na rimwe. Byaba bivuze ko wamaze ubuzima bwawe bwose ukorera abandi, ukoresha amaboko n'ubwenge byawe kugira ngo uzamure ubuzima bwabo, ubagezeho ibyo bashaka, ariko wowe uzaba ufite amafaranga ariko udafite ubutunzi kubera ko ntacyo wigeze uyaguramo. Nibyo uzaba ufite amafaranga, ariko ayo mafaranga nta gaciro azagira kugeza igihe ugiriye ku isoko ukayagura ikintu runaka. Niyo mpamvu iyo babara ingano y'ubukire bw'abantu bavuga ngo Jeff Bezos afite miliyari 220 z'amadolari, si uko abafite izo noti zose zirunze ahantu, ahubwo ni ingano y'amafaranga yabona aramutse agurishije ibyo atunze. Hanyuma rero reka tugerageze kuvuga kuri cya kibazo cyacu ngo ese amafaranga ahindura umuntu? Ese abantu twari inshuti bagifite amikoro make, ariko ubu ngubu amikoro yabo akaba yarazamutse bagahinduka tukaba tutakibabona, byatewe n'amafaranga babonye? Abasubiza yego kuri iki kibazo babihera hanini kuri bya bindi twavugagaho by'uko amafaranga ari igikoresho cyo kuzamura imibereho. Ubwonko bwacu buzi neza ko iyo udafite amafaranga, usibye kuba ubuzima bwawe buba bubi, n'abandi bantu icyubahiro bakaguhaye kiragabanuka kubera ko bazi ko nta kintu ushobora kwigurira. Niyo mpamvu mu rusengero, mu nama cyangwa se mu yandi mahuriro, umuntu ufite amafaranga yicazwa imbere iruhande rw'abayobozi nubwo nta kintu ashinzwe. Umujene w'umukire ahabwa icyubahiro cyinshi kurusha umusaza cyangwa umukecuru ufite amikoro make. Ingano y'amafaranga winjiza ndetse n'ibyo utunze bigira ikintu bihindura gikomeye ku buzima bwo mu mutwe bwawe, cyane cyane iyo wigeranije n'abandi bantu uzi cyangwa se utazi. Ibi byose turabizi, kandi bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwo mu mutwe by'umwihariko bw'abagabo. Hari inkuru ya BBC ivuga ibi ngibi. Umva iyi nteruro: byangiza cyangwa se bikomeretsa ishema ryawe ku rwego runaka iyo umugore wawe ari we winjiza amafaranga yose mukoresha mu rugo. Aya ni amagambo y'umugabo witwa Dave waganiriye n'ikinyamakuru BBC ku birebana n'uburyo kutagira amafaranga ku bagabo bitera ibibazo byo mu mutwe. Undi witwa Tom we yabwiye abakoraga ubwo bushakashatsi ati nge ndi umugabo, iyo mbwiye bagenzi banjye ko njya nsigara mu rugo bahita batangira kumfata nk'umunyantege nke cyangwa se umugabo utuzuye. Aba bombi bari mu bushakashatsi bwakorewe abagabo n'abagore bavuga ku ngaruka ku buzima bwo mu mutwe ziterwa no kuba mu muryango umugore yakwinjiza amafaranga yose atunga urugo. Undi witwa Brandon
wafite ibibazo byo kumva aciriritse kubera ikibazo cya mikoro. Abo mu muryango we bamwise umugore wo mu rugo. Izi ni zimwe mu ngero eshatu z'uko abagabo batinjiza amafaranga menshi bashobora guhabwa isura mbi, cyane cyane iyo abagore babo aribo binjiza amafaranga menshi. Iyi ni inkuru ya BBC nkuko nabivugaga. Muri ubwo bushakashatsi abagabo babajijwe bavuze ko bumva baciriritse cyane cyane kubera imyumvire imaze igihe kirekire yuko ari abagabo bagomba gutunga ingo. Ariko uko imyaka igenda ishira, abagore benshi barushaho kurusha abagabo babo mu kwinjiza amafaranga, kandi zamuka buhoro buhoro ry'imibereho mishya rirerekana ko uwinjiza amafaranga mu rugo agira uruhare rukomeye kandi ruhoraho mu gushyiraho imipaka y'ububasha mu rugo ndetse no muri sosiyete muri rusange. Impamvu nyamukuru itumiza impinduka mu miryango zigira ingaruka zikomeye nuko amafaranga ahuzwa cyane n'ububasha. Iyo umugabo atari we winjiza menshi mu rugo ariko agakomeza kwitegwaho ko ari we wakabaye winjiza menshi, bishobora gutuma yumva nta gaciro afite, bikangiza ubuzima bwe bwo mu mutwe ndetse bikongera ibyago byo kugirana ibibazo n'abo mu rugo. Muri rusange nk'uko iyi nkuru ibivuga, abagabo barakinjiza amafaranga menshi kurusha abagore, kandi mu bashakanye bafite abana, abagore nibo bakora imirimo yo kurera no gusukura urugo kurusha abagabo. Ni icyuho gikomeye kandi gihoraho hirya no hino ku isi. Ibi biterwa n'imyumvire ishingiye ku gitsina, ariko rimwe na rimwe binaterwa n'impamvu z'ubukungu, aho usanga uwinjiza menshi mu rugo ari uhabwa amahirwe yo gukomeza akazi ke, bigatuma abagore bamenyereweho gukora imirimo yo mu rugo baharirwa indi mirimo yose iciriritse, idahoraho cyangwa se idasaba igihe kinini. Nubwo abagore batunze ingo bagenda biyongera, imyumvire ku mirimo ihemberwa n'iyo mu rugo ntabwo irahinduka bihagije. Niyo umugore ari we winjiza menshi, akenshi ujya ukora imirimo myinshi yo mu rugo no kurera abana kurusha umugabo utinjiza byinshi. Ibi bihuzwa n'amafaranga. Ubusanzwe muri sosiyete nyinshi cyangwa se mu miryango migari myinshi, umugabo afatwa nk'umutware cyangwa se umuyobozi w'urugo. Gusa iyo adafite amafaranga, ibi byiswe ihame kamere by'uko ari umutware w'urugo bihita bigabanukaho ikintu. Iyi ni indi ngingo ishimangira ko amafaranga ahindura abantu ndetse ahindura imitekerereze y'abantu. Abagabo benshi baracyagaragaza kutanyurwa iyo batinjiza amafaranga menshi kurusha abagore babo. Ubushakashatsi bugenda bwiyongera bugaragaza ko iyo umugabo atinjiza menshi kurusha umugore ngo bishobora kugira ingaruka ku cyizere yigirira no ku munezero we. Gusa iyi ni imyumvire nanone igenda ihinduka bitewe n'aho isigana. Ijambo affluenza rikomoka ku magambo abiri y'Icyongereza. Affluence bivuga ubukire na influenza rivuga gripe cyangwa se ibicurane. Affluenza ni ijambo risobanurwa nk'indwara ibabaza, yandura kandi ituruka ku mibanire y'abantu, igaragarira ku kurambirwa, ku madeni n'ihungabana ndetse no gusesagura bitewe n'inyota idashira yo gushaka byinshi kurushaho. Akenshi rikoreshwa mu buryo bwo guseka imyumvire ya consumerisme, kwirundaho ibintu cyangwa gushaka gutunga no kugura byinshi. Abenshi barikoresha mu buryo bwo gutebya batabishyizemo uburemere. Nubwo rikoreshwa cyane mu buryo bwo gutebya, iri jambo rishobora kuba rifite ukuri kurenze uko benshi babyibwira. Affluenza byaba ijambo abantu bakoresha bakomeje cyangwa se batebya, amafaranga ahindura ibintu byose, kandi abantu bari mu cyiciro cyo hejuru cy'ubukungu bakunze kubona cyangwa se kwiyumva mu buryo butandukanye n'abandi. Ubukire n'inyota yabwo bwagiye buvugwaho gukurura imyitwarire itari myiza cyangwa idahesha agaciro umuntu, kandi bisi bya bindi byo mu mafilme nka documentaire yitwa The Wolf of Wall Street. Ahubwo niko bimeze mu buzima busanzwe. Hari abahanga mu by'imitekerereze biga ku ngaruka z'ubukire n'ubusumbane ku myitwarire y'abantu. Bagaragaje ko amafaranga ashobora kugira uruhare rukomeye mu bitekerezo no mu bikorwa byacu, kandi rimwe na rimwe tutanabizi cyangwa se tutabyitayeho, nubwo inzego zacu mu bukungu zaba zitandukanye. Nubwo ubukire bushobora kuba igitekerezo kiremereye cyangwa gihinduka bitewe n'uko umuntu abyumva, ubushakashatsi bwinshi bw'iki gihe bupima ubukire hakoreshejwe ibipimo bijyanye n'umushahara, imirimo umuntu akora cyangwa ibindi biranga urwego rw'ubukungu, nko kuba yarize cyangwa afite imitungo iva ku babyeyi. Hari ibintu bike bivugwa ku bijyanye n'imitekerereze y'abantu nuko amafaranga n'ubukire bigira ingaruka ku bantu. Ibyo bintu cyangwa se izo ngingo nuko byemezwa ko uko umuntu agira amafaranga menshi ariko igipimo cy'impuhwe n'ubugwaneza yagiraga bigabanuka. Ubushakashatsi bwinshi bwerekanye ko ubukire budakorana n'impuhwe cyangwa se imbabazi. Bumwe muri ubwo bushakashatsi bwasohotse mu kinyamakuru Psychological Science bwagaragaje ko abantu bafite ubushobozi buke mu bukungu bashobora gusoma no kumva amarangamutima y'abandi binyuze mu maso yabo kurusha bari ku rwego rwo hejuru mu mibereho. Michael Krauss
ni umwe mu banditse ubwo bushakashatsi, yabwiye Time ko hari imiterere rusange y'uko abantu bo mu rwego rwo hasi bagira impuhwe cyane kurushaho mu rwego rwo hejuru mu mikoro. Yakomeje avuga ko uko ubuzima bwo hasi buteye butuma umuntu ahora yiteguye guhura n'ibibazo cyangwa se ibyago bitunguranye. Kugira ngo abashe kugira uko abyitwaramo, aba akeneye kumenya ibimenyetso by'amarangamutima y'abandi, bityo bigatuma amenya no kumva amarangamutima y'undi vuba. Ikindi ni uko abamikoro make, kubera ko bahora mu bibazo, bahora batekereza ko bazakenera ubufasha uko byagenda kose, bityo nabo bumva ko bagomba gufasha abandi kugira ngo nabo bazafashwe. Ikintu cya kabiri kigaragaza uguhinduka kw'abantu bitewe n'uko babonye amafaranga ni uko ubukire bushobora kujyana n'ubuzererezi no kwishora mu biyobyabwenge. Nubwo amafaranga ubwayo atari yateza ubuzererezi cyangwa se ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, hari ubushakashatsi bugaragaza ko abantu bafite ubukire bashobora kugira ibyago byinshi byo kugwa muri ibyo bibazo. Ubushakashatsi bwinshi bwagaragaje ko abana bakomoka mu miryango ikize baba bashobora kwishora mu biyobyabwenge kurusha abandi, ibishobora guterwa n'igitutu cyo kugera ku rwego rwo hejuru cyangwa se kwitarura kw'ababyeyi babo nibabaha umwanya uhagije. Gusa si abana gusa, no mu bakuru hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abakire banywa inzoga kurusha abakene ko hejuru ya 27%. Indi ngingo ni uko akenshi dufata abakire nk'abantu babi. Ku rundi ruhande, abantu bafite ubushobozi buke bakunze kugira imyumvire y'ivangura ku bakire, babafata nk'abantu b'imitima mibi. Nubwo nanone abakene nabo bagirwaho ingaruka n'imyumvire igayitse ya sosiyete ibambika ubusembwa. Abakire kenshi bahura n'ibibazo bishingiye ku kugirirwa ishyari no kutizerwa, ku buryo hari abantu bamwe bashobora no kunezerwa babonye abakire baguye mu bibazo, nk'uko Scientific American ibigaragaza. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Pennsylvania bwitwa Is Profit Evil? Associations of Profit with Social Harm. Ese inyungu nimbi? Uburyo inyungu zihuzwa n'ibibi byose mu muryango mugari. N'ubushakashatsi bwerekanye ko abantu benshi bahuza inyungu z'ibigo bikomeye by'ubucuruzi n'ibikorwa byangiza sosiyete. Izi zose ni ingingo zishingirwaho n'abantu bemeza ko umuntu ugize ubukire cyangwa se ubutunzi, imyumvire ye n'imyitwarire ye ihita ihinduka burundu, ibituma benshi bahuza ubukire n'ikibi. Nshuti bakunze mwadukurikiye, tubashimiye ko mudasiba kubana natwe. Iki ni ikiganiro Waruziko. Nitwa Ismael Mwanafunzi. Ndabashimiye.